buri munsi ufungura TikTok utekereza uti reka ndebe nk'akavideo kamwe gusa cyangwa tubiri, ariko nyuma y'iminota mikeya wareba ku isaha ukabona umaze isaha irenga kuzamura. Ese byaba byarigeze bikubaho nawe? Ese ikibazo kiri kuri wowe cyangwa ahubwo hari systeme ibiri kugukoresha wowe nubimenye? Uyu munsi tugiye kwinjira imbere muri TikTok tumenye ukuri kwayo kose uko kwakabaye. Iyi video irarangira umenye buri kimwe. Iyi ni Siwojemu Tech and AI, aho dusobanura ibintu bya technology mu buryo bworoshye kandi bwimbitse. Niba ushaka kumenya ukuri ku ma application ukoresha buri munsi, kanda subscribe nonaha. TikTok yatangiriye mu Bushinwa yitwa Douyin. Ntago buri TikTok yatangiye yitwa TikTok, imbere yitwaga Douyin. Yakozwe na company yitwa ByteDance, ngira ngo murayizi. Mu mwaka wa 2017 n'ejo bundi, ntago ari kera cyane. Baguze indi app rero yari ikunzwe cyane yitwaga Musical. Iyi app bayigura amafaranga menshi cyane, kubera ko bayiguze amafaranga hafi billion imwe y'amadolari y'amanyamerika. Hanyuma bayihindura TikTok, bayihindurira izina nyine mu gihe gito cyane. Rero yahise ifata isi yose. Nk'urugero, ubu ngubu umwana ashobora kuba ari nka hano i Kigali cyangwa se mu ntara runaka, akareba video yakozwe muri USA mu masegonda make cyane, ako kanya kijyaho katayibona kandi we yibereye hano mu Rwanda, ikakorerwa muri Amerika video. Kugeza uyu munsi ByteDance iriya yaguze Douyin y'Abashinwa ikayihindura TikTok, ifite agaciro karenga billion 200 kujya hejuru. TikTok rero yo ubwayo ifite miliyari zirenga 1.5 z'abantu bayikoresha buri munsi. Ibi rero bituma iba imwe mu platform zikomeye cyane hano ku isi. Ni gute algorithm ya TikTok rero ikora? Iyi niyo security nyamukuru ya TikTok ubundi ikoresha. TikTok ikoresha AI, Artificial Intelligence, njya murabizi ni ubwenge buhangano. Rero ireba igihe umara kuri video, igihe umara uyireba, ikareba umwanya uyimazeho, ikareba niba uyisubiyemo, ukayireba we n'inshuro 2 cyangwa 3 kuzamura, ikareba niba uyikunda ugakanda ku gatima, noneho iyo yishe yarinze abandi biba akarusho. Hanyuma noneho yo itikubakira icyo bita for you page, cyangwa se wenda nk'urupapuro rwawe ruba ruriho ubusa ariko ikagishyiraho ibintu byawe. Urugero rworoshye, niba wenda warebye nka video 3 z'imodoka, ikabona nyine ko wazikunze, izahita iguha izindi video 20 zifitanye isano n'imodoka. Buhoro buhoro rero utangira kubona isi mu buryo bwa algorithm gushakamo, nyine ukisanga wabaswe nayo. Impamvu rero utajyireka cyangwa wumve nyine urayirambiwe ni physiology. TikTok ikoresha dopamine system. Dopamine system njyanga abantu bakunda kumva ibiganiro bya Mwanafunzi na Badashimu murayizi cyane. Mwanafunzi n'ukunda gutebya akavuga ati nama miliyari tunyangiye ngo squiriyari. Iyo urebye rero video ishimishije, nyine ubwonko bwawe butanga dopamine, ni umusemburo uvura ibyishimo, mbese utuma nyine wumva umerewe neza. Naho bigatuma ushaka kureba indi video ya TikTok ukavuga ati se indi ikurikiraho yo imeze gute ko iyi ngiyi ya mbere inshimishije. Naho TikTok nayo ihita iguha inzira indi video nziza ikurikirana na ya yindi umaze kureba hejuru. Ubuye rero bikomeza gutyo kabyita endless scrolling, ntago bigira iherezo, birakomeza mpaka nibirangire. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kuyikoresha amasaha menshi cyane atabizi, nyine agashiduka amasaha yamujyanye. Nayo mabanga rero ya TikTok yagiye avumbuda. Abashakashatsi bamwe bagaragaje yuko TikTok ikusanya amakuru menshi cyane. Buriya TikTok ishobora kumenya aho uri, ibyo ukunda, ibyo ureba, ndetse n'uburyo ukoresha telefone yawe. Harimo bamwe bagenda bavuga yuko ishobora kumenya ibintu byinshi cyane kuri wowe kurenza uko wowe ushobora kuba wize. Nk'urugero, niba uhora ureba video z'umuziki wihariye, nyine wenda n'indirimbo z'Imana cyangwa se iz'isi, irabimenya ikavuga ati uyu muntu akunda ubwoko bw'izi ndirimbo. Cyangwa se nawe niba ukunda kureba amavideo ashekeje, amakomedi y'abanyagiso cyangwa turiya dukuru twabandovu nk'abaditabu ikundishe bubira ngo baragitosa. TikTok bireba ikamenya ngo nyine uyu muntu akunda ibintu bimeze gutya biri muri no category. Rero TikTok izahita imenya icyo ukunda mu gihe wowe ushobora kuba utarunabizi ko ibyo bintu bikunda, kandi ariko TikTok ikabibona ko nyine icyo kintu ukirebaho nyine ukakimaraho umwanya kurenza ibindi. TikTok rero ishobora gukoreshwa mu butasi n'ubugizi bwa nabi. Hari impungenge zagiye zivugwa ku isi yuko ngo TikTok ishobora gukoreshwa mu gukurikirana amakuru, data tracking. Ibihugu bimwe na bimwe byigeze rero kuyibuza no abakozi bayo ba leta kuba banayikoresha. Ni iyihe mpamvu rero? Ni ukubera gutinya yuko amakuru yabo ashobora kugera ahandi hantu akaba yakoreshwa mu buryo butari bwo. Ikindi, hari n'abayikoresha nyine muri scam cyangwa se mu butubuzi batuburira abantu. Ngira ngo abasikama benshi mugenda mubabona ku mbuga hose, baba bariho nyine akenshi baba bakubwira nyine gutanga amafaranga ngo makeya, ngo bakagukubira bakaguha menshi cyane ku buryo utakumva.
Rero abenshi nyine baba ari abasikama uretse ko nyine abo ngabo inzego zibishinzwe zirabakurikirana. Rero hari misinformation na manipulation. Nk'urugero video ishobora gutuma abantu bemera ikintu kitari ukuri bakagifata nk'aho ari ukuri. Ni izihe ngaruka rero TikTok igira ku buzima bwacu bwa buri munsi? Buriya TikTok ifite ibyiza pe, kubera ko buriya TikTok ushobora kwigiraho ibintu bishyashya, ukaba wamenya ibintu nyine utari usanzwe uzi, ndetse ushobora kuyikoresha mu bucuruzi, ibintu byawe ukaba byamamaza bikamenyekana cyane, abantu nyine bakakumenya bakakugana. Ndetse na entertainment, ushobora kumenyeraho amakuru ya hirya no hino ukamenya uko ibintu byifashe. Ariko ifite n'ibibi, ntabwo ari byiza gusa. Buriya ishobora kukugira addiction, ukabatwa nayo nyine ukajya ukomeza wumva nyine ushaka kureba TikTok cyane. Ikindi ishobora gutuma utakaza igihe, ugata igihe nyine mu gihe wenda ariko uri gukora nk'ibintu runaka bigufitiye inyungu ukabikimara uri kuri TikTok. Ikindi nanone ishobora kugabanya concentration, nyine igatuma utita ku bintu cyane. Nk'urugero umunyeshuri ashobora gutangira kureba TikTok nyine akajya akirebera utuvideo ashaka, akibagirwa amasomo yiwe, akibagirwa yuko ari bukore etide. Wenda twihute tunasoza nyine tugana ku musozo kugira ngo video idatinda cyane. Igisubizo ni ikihe n'iki wowe wakora? Icyambere, uzajye uyikoresha ufite intego. Ujye uyijyaho nyine ufite icyo ushaka kureba, aho uvuga ati ngiyeho ni iki ngiki ngiye kureba, ufite intego nyine y'icyo ugiye gukoraho. Ikindi ujye ushyiraho igihe ntarengwa, uvuge wenda ati niba ari iminota 30 nyireba, urebe nyine iyo minota 30 nirangira uhita uyivaho, ntuvuge ngo reka ndeba kandi gakurikiraho ndenzaho iminota ingahe. Wapi, uzajye ushyiraho icyo gihe cyawe ntarengwa. Ikindi uzajye uhitamo content igufasha, uvuga ati ibi bintu nibyo bimfasha, reka bari byo mpa umwanya wanjye. Ikindi kandi ntukabe imbata ya TikTok ngo abari kugenzura wumve ngo ifite nk'umwenda mbese wo kuyireba. Ntukazajye ubimbata ya TikTok, ahubwo wowe uzajye uyikoresha nk'igikoresho kugira ngo yo igukoresha nyine nkaho ari wewe uyifitiye umwenda. Ubu ngubu rero niba ugejeje video ahangaha bivuze ngo uzi ukuri kose kwa TikTok. Ikibazo rero cya nyuma nakubaza, ukinsubize muri comment. Ese uzongera kuyifungura nkuko wari usanzwe uyifungura, uko wari usanzwe uyikoresha niko ugiye gukomeza uyikoreshe, cyangwa ahubwo wowe uzahindura uburyo wayikoreshaga? Mwandike muri comment mwandike comment ku buryo n'umuntu waza agasoma comment gusa nyine yagira ikintu akuramo kugira ngo dukomeze dufashanye. Ikindi niba iyi video igufashije, kanda like, ukore share, uyisangize abantu bandi uzishobora kuba yafasha. Ikindi ntuwibagirwe subscribe niba utarayikora. Murakoze, video nakagaruka.